banyarwandakazi, ndabasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana n'urukundo rwayo. N'umuyobozi w'ishyaka rya UPR Abatabazi, ishyaka riharanira ubumwe na demokarasi by'abanyarwanda. Nongeye kugaruka rero, ni ishyaka murabizi rigizwe n'urubyiruko kandi ryubaha Imana. Ariko ibyacu ni intambara, shuza intambara, kugaba intambara, kubyihebe FPR byashimusha u Rwanda. Uyu munsi wa none rero tuje kugira ngo nanone tuganire abanyapolitike, tugomba kugira ibyo tuvuga, nkuko nabo mubona bahagurukije abamotsi babo babita abamotsi ngo nibifobagane. Mwumvishe ko umwe wigana kiriya Kiyebe Kagame abita ibifobagane, ariko ubwo bo bavuga ko ari Kagame. Natwe tugomba kugira icyo tuvuga. Mu minsi yashize hari ihuriro ry'abanyamakuru b'umwuga bivuye mu bihugu bitandukanye byo mu Buraya, ndakeka no muri Amerika, byakoze iyo bita forbidden story. Uvuga ngo ni inkuru ibujijwe cyangwa se ni histoire, amateka abujijwe, forbidden story. Kuko forbidden ni ikintu kibujijwe, ni ukubuzwa cyangwa se prohibit. Baragiye rero barashakisha, bamenya amakuru, bakora investigation ya buri kimwe cyose cyo mu Rwanda. Ibi byose byihebe byita FPR bikora, baca ku banyapolitike, umirimbanyikazi, baca ba YouTubers, mbese ku bantu bose bagombaga gukuraho amakuru. Byabaye ngombwa ko bakora history yabo. Barangije gukora history yabo, bagombaga kuyigarura kuko ni history cyase ni nk'inkuru, ibyo babonye, ibyo babashije, bagiye no kuri tere. Ibyo bintu rero nkete bakoze yateye ubwoba biriya byihebe, kuko Eva murabizi ko ibyo bakoze babikora bahisha, bakabigira ibanga, bagakeka iyo ankete y'abantu b'abanyamakuru. Burya abanyamakuru muzabatinye n'abacukumbuzi, niyo mpamvu muzasanga mu bihugu birimo ba dictators, abanyagitugu, ba dictators, muzasanga abo bantu batinya itangazamakuru, bararifunze. Muri Korea y'Amajyaruguru, ibihugu byose muzi biriho bifite bategegesha igitugu, babicanyi. Kuri iyi si y'Imana nta bwicanyi, nta mwicanyi, nta butegetsi bw'igitugu bwabayeho kurusha ubw'ibyihebe byashimusha u Rwanda, FPR. The FPR, they are number one to kill, dictatorship, to hunt Rwandese inside the country and outside, hunting them by killing, by shooting, shoot dead innocent refugees, kidnapping them, take them back in Rwanda by forcefully torturing them. Those post-street actions, hostile. Uwa mbere Jacques Nziza, ugira icyo pfana na Kayihura, umufumbira Dani Munyuza, kwa Gacinya. Murabizi ko abana muhimbye izina ngo ni kwa Gacinya, nyine aho bakubicira. Ni benshi cyane n'abari mu buhungiro, murabazi ntabwo twabavuga. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ibyo bakoze
nibyo bya mbere kuri iyi si kuva isi yaremwa. Ibitabo byanditse history hirya no hino nibo banyagitugu bande. Impamvu ni iyi: bisha abaturage b'abahinzi badafite icyo bazi, na n'iyi saha banyaga imirima y'abantu. Ushobora kuvuga uti ngiye kwica abantu bakoze kudeta, ngiye kwica abantu duhangana b'abanyapolitike, ngiye kubahiga. Ariko umuntu wica umuturage uhinga utazi no kwandika, utazi no n'ibya leta, bishe amatungo, baroze imirima y'ubutaka bavuga ngo ni ubwabo, bakoresheje nkubana mu fumbire yazanaga. Dore birabagarutse nkubana agiye gupfira muri gereza. Batemye intoki ngo bari guhumbya igihugu, muri jenera ngo bahumbyaga abahutu. Batema ibiti ngo abacengezi babyihishamo, murabizi. Bategeka abanyarwanda n'agasambu basigaje ngo mujye muhinga igihingwa kimwe nacyo mukigemure ku masagiteri no ku maserire. Sinzi niba mubyo basagiteri n'amaserire iby'inkotanyi nimo kabimbase, ariko ngo ni imirenge nimba ari n'ubugari, ibyo simbizi. Ariko isegiteri n'amakomine ahubwo babijyana. Ukibaza uti bisha abantu nibo bantu ba mbere bajya gutera muri Kongo bakica abatwongomani, bamara kwica abakongomani ariko bakagenda intention, intego yabo ari yo guhiga impunzi z'abanyarwanda zirongo kuko badahuje ubwoko bakabarimbura. Mwabonye ejo nuko bateye ibisasu imugonga. Twigarukire kuri Forbidden Story. Forbidden Story yarakozwe, imaje gukorwa, babonye ko ukuri kose bakubonye kuko bariya ni abahanga, they are professional journalists. Bageze ku munyapolitike wese n'abo bose navuze ufite icyazi arakivuga. Nanjye ikindi gihe nibangeraho nzavuga, ariko ngiye mfite n'umuzindaro wanjye mvugiraho. Ubwo rero murabizi ko nyine nababwiye ntibyo baba babihishe, bibagera mu magereza bareba bimwe bya Arsenal, ukuntu babeshye, ingendo bakoze muri Central Africa, babandi birirwa bashiraho ukuntu bica n'ibyo biba. Ibintu byose barabigenzuye babakubita hasi. Ibonyo birangiye babyereka ONU, babyereka amahanga yose, muri ibihugu mufasha murebe, ngaho muri igihugu mufasha ibintu bakora, dore ngibi n'ibi. Ibyo bintu rero mwe ntabwo muzi akamaro kabyo. Bifasha twebwe kuko mu minsi iri imbere ntabwo abazungu bazavuga ngo inkunga batanga ntabwo bazi ibyo izikora, nabo birirwa bashakira amasoko. Buryo umuzungu ni umujura, bamwe bibijura ntabwo ari bose, akora ibintu adashaka kwereka leta yabo, abaturage nyine. Ariko iyo abanyamakuru nk'abari abaje kuri tere bagakora ibintu nka biriya, bakabyere biriya bintu biri regulation, ibintu bitemewe n'amategeko bakora, bakabishira hanze, ONU ikabireba, isi ikabireba hirya no hino. Anyway, ntabwo bahita bareka kubafasha, ariko nanone baravuga ati ejo bundi abo bantu bazaturega, nanone tugwe muri uyu mutego. Ni ibintu byiza rero biriya bintu umushobora kubyumva, umushobora kubyumva akakanya, ariko bishobora guhagarika inkunga nyinshi za gisirikari ndetse n'ubufasha, kuko ibyo bintu biba bigaragara ko bikoreshwa mu buryo bwo guhutaza, kurenganya, gukorerwa iyicarubozo nyine ikiremwamuntu ndetse n'aba citizenship cyangwa se abanyagihugu. Ntabwo ari ibyo gusa. Mwibuke igitabo cya Judy River aho cyabagejeje. Mwibuke igitabo cya Michael Long, umwongereza. Judy River ni umukanadiye, yes, aho cyabagejeje. Bagira n'abo batera ubwoba. Mwibuke umunuza Charles Onana, umukameroni, aho yabagejeje. N'uyu mwavoka wa Ndindirimana, Jeanne Ndindirimana wari polisi gendarme. Ntabwo ari ibyo gusa. Mwibuke igitabo cy'abanyarwanda bakoze Rwanda Briefing,
Kayumba Nyamwasa, Gahima Gerard ndetse Rudasingwa Theogene bari bane. Kayumba Nyamwasa, Patrick Karegeya, Gahima Gerard ndakeka na Rudasingwa nimba ntibeshye. Mwibuke filime yakozwe Untold Story, inkuru cyangwa se ibyo mutabwiwe. Ni filime ya BBC yakozwe yatumye bafunga BBC, ishami rya BBC mu Kinyarwanda. Yavuzwemo Kayumba Nyamwasa, yavuzemo Baruyenzi, baravuze abanyapolitike ku isi baravuze. Yajejeje ibyihebe byashimusa u Rwanda birajegera by'inkotanyi FPR, nabo muzaho yabagesheje na niyi saha baracyarwana, nabyo ntabwo biba birangiye. Mbere yo gutanga inkunga barabareba, ariko muravuga muti kubera iki ibintu byose biba ariko ntakagira ikintu kiba. Nigenzi ikintu impamvu bahuriye mu kibina cya Satani, mu kigurupe cya Satani kimwe bita Illuminati. Narabibabwiye, murabibabwiye. Amerika, Ubwongereza, Canada n'ibindi byose umwami wabo ni Satani. Baragenda rero ngo ko kira gihugu Yesu agiye kuzamo ari mwazaboneka, ntabwo akiza muri Israel. Baragenda bakaganira bati uyu ni mumugira aranca inyungu zacu, mumufashe ibiki kugira ngo batwangirize abantu, baburize n'icyo gikorwa igihugu kibi cyacu. Satani ubwo nabo ni intambara Satani abarwana nijoro cyangwa se nyine n'Imana katubwite. Ubwo rero abakozi be baza kwica abantu barenganya, barafatanya, yababwiye gufatanya kugira ngo bagere kuri izo nyungu. Niyo mpamvu mubona Amerika isohora raporo, barazana raporo zo zisohoka bashaka kugira ngo zazibuze ku zindi leta ziza ko zisohoka ku izina ry'u Rwanda, abasohoka ku izina rya Kagame cyangwa leta ye, ahubwo kuri leta ye. Ariko nanone bakavuga bati leta ni zimwe, ni igihugu cy'u Rwanda. Ariko ibyo ntituzabyemera. Banyarwanda ngenda bashishikariza kujya mufata mukajya ku YouTube mugasoma, mukumva, mugasoma ibinyamakuru, mugasoma n'ibyo bitabo. Ikindi cya kabiri, abahutu bo mu Rwanda no mu mahanga bahuye, ntimushaka kwikora mu mufuka. Abanyarwanda bafite amafaranga ntimushaka kwikora mu mufuka, murashaka ko tuvuga twabuze ibi n'ibi, ntacyo mushaka gukora. Ahubwo bamwe bahoranye nabo iyo baje nibwo mubaha. Ukirirwa mu kabare ukajya kugura wenda abakobwa cyangwa ukirirwana n'abakobwa babo b'inshoreke, ariko kumva ko twebwe dufite ishyaka UPR ry'abatabazi iry'urubyiruko twashize imbere intambara, utatugurira wenda n'intwaro 10, ukumva ko uhombye, ukumva ko ngo tukuriye. Ariko nibibazo uti se none ngiye mu kabari cyangwa nkahomba mu bundi buryo biba bimeze biti. Nta muntu wamara umwaka avuga wa kabiri wa gatatu ngo adafite iyo gahunda. Ubuse ko mvugira hafi y'u Rwanda, ko muze nahere kuri Facebook, kuri YouTube, ku magurupe y'ishyaka tugatwara n'ibiteraho mu Rwanda, murabizi twarabibabwiye igihe kirekire. Ubwo mubona tukina ibyo byose by'abanyamakuru bakora ako kazi ko abazungu baragakoze abanyamahanga. Twebwe abanyarwanda nitwe kibazo. Ufite mu mufuka ntashaka gutanga. Urubyiruko rwarahagurutse rukora UPR d'abatabazi, turahaguruka, twahunze tutaruzuza n'imyaka 10, kandi mubizi neza ko nta muntu n'umwe ushobora gupfa gufata kiriya gihugu na twagira mu ngo yarabibabwiye atarapfa, atari urubyiruko. Uhagurutse wo mu Hutu bati yakoze jenoside, bakamuhimbira ibyaha ABCD. Wabura umututsi waribye, uri ibi n'ibi waribye, wagize ibi, bakagushira ibintu byinshi iyo ukuze. Ariko se nkanjye bazancira iki? Ntibazi niyo mvuka. Data yari umwemuderi, yaranakomeye. Iwacu nta n'umututsi wapfuye ntawe twabona. Je sinzi nimba abantu n'uwapfuye. Nyana nta gace kazabaye. None se bazanshinja. Kandi nubwo bazanshinja n'ubundi ntacyo bizamara kubera yuko nzabarwanya kandi nzabarasaho. Yanga kuko nzabarasohoka nimbaka igihugu. Kuko ndi kubikora kandi nzabikora. Byatinda bitatinda ariko bizaba kandi ntagarikera. So icyo rero mbasabye ni kimwe,
ni ukugira ngo banyarwandakazi duhurira hano kuri izi YouTube, ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, twumve ko nta wundi wadukorera aka kazi kereka twebwe ubwacu. Nyiri umupfu niwe uterura hanuka, niwe uterura haboze. None weho urashaka kugira ngo babigukorere, nawe gira uruhare ukoramo. Ntabwo twese twakora ibisa. Hari icyo ufite dukeneye no mu bundi butumwa natanze, yego mpora ntanga ubu butumwa nkabibabwira. Abo bagabo mureba ni ibyihebe, ni abateroristi, they are terrorists. Murabita bo gukina ariko ntabwo mubazi. Bahabwa imbaraga na Satani, barasa abantu ku karubanda ku mugaragaro, ntabwo bicuza kuko bazi iyo bazajya. Of course nitubafata baza aho bazajya. Hari abazapfa bagapfa, hari abazafungwa kuko nuturwanya tuje kugufata cyangwa hakaba ubundi buryo budasobanutse uzapfa. Kandi nta nubwo umuntu yanatinya no kubivuga by the way, kuko murabicaye. Ibihano bizaba bitandukanye, ariko icyo nzi ko nta gihano cyiza gitegereje abo bagabo, ndetse n'abana babo bari bakuze bazabibaza. Kandi ndabibabwiye, nta yindi gihe muzongera gutegeka u Rwanda birarangiye, bizaba birangiye. Ndavuga ibi byebe byita FPR izakurwaho, izina Kagame rizakurwaho, Kagame azataburwa jugunwe n'umugore we, atwiko jugunwe hanze. Ibyo ngiye bazabimbaze nzabikora. Abana banyu bakuru bazabazwa ibyo mwakoze, ntabwo mbivuga mbyindimi, uzabisubiramo n'imbere ya Kagame. Inzu abantu bazibamo bakazikodesha cyangwa bakazikoramo business, mwe mwazigize urwiciro, ibagiro ry'abantu, mwazigize izi nkozi z'ibibi. Turababwira mukanga kumva. Ibihugu byose bazengurutse mujye mumenya ko bitabakunda. Kandi rero mwari mwarabuze abari seriye, twe turi seriye. Cyo dushaka ni umusanzu, ni umufasha ndaburiki. Kandi ntabwo twicaye, ntabwo twicaye, turi gukora. Gusa tugakora uko imbaraga zacu zingana. Turi kumwe namwe, turagenda, muryamana natwe, ntabwo mubizi kuko nta bushobozi mufite. Uzakugirira nabi n'uzagutabara, akenshi mugendana igihe. Mr. Nice yararirimbye ngo rafiki yako ndio hadui yako. Chameleone araririmba ngo abayuda duseka nabo, abayuda duseka nabo. Yesu uwamugambaniye yari mu ba 12, we kuko yarashoboye kureba imbere akamenya, yaramumenye. Ariko abandi nta bamumenye ku munota wanyu, igihe bari giye gusangira. Kandi se ifunguro ryera barifashe barangije urupfu rwose, yababaye n'igihe. Namwe rero bazabakuraho bagatabara abanyarwanda, tubarimo kandi byose tubikorera iwanyu. So byose nyibabwira ngo mubireke ibyo mukora, gusa nabwo mbibabwiye sinabamemutse. Icyo nababwira ndababwira ngo ibyo mukora birandikwa kandi mugiye kuzabyishura. Ntabwo nzapfa kandi muzabyishura. Sinababwiye ko nawe inkoni ijuru ryaranyemeje kandi nanjye ubwanjye ndiyemeza.
ijuru ryaranyemeje nanjye ndiyemeza na UPR Batabazi iranyemeza n'abandi banyarwandakazi. Reka nkomeze tuganire n'umuyobozi wa UPR Batabazi. Iyi audio video ushobora kuyikurikirana kuri YouTube channel ya J3 Sylvestre ni yanjye Independence, cyo kayikurikirana no kuri UPR Batabazi kuko message ntabwo ziba zitandukanye kenshi. So rero ndashimira abo banyamakuru bitanze bakaza gukora uwo mwuga wabo, bakajya gushira hanze ibyihebe byadushimuse byavuye mu gihugu cy'abaturanyi, byambaye amapeti, byari abayobozi bikikorera imbunda zo bikaza bikashimuta u Rwanda bigifite n'amatrikire zayo zo mu gihugu cy'abaturanyi. Ndashimira namwe mwese mwabigizemo uruhare, abitanze, abatanze amakuru mu buryo bwose. Ibi bije byongera ku bindi ibimenyetso byinshi. Murakoze, Imana ibamere umugisha. Ariko mbere na mbere hose ushobora gushaka kongeraho bakwandika akamenyetso ko guteranya 07 akamenyetso ko guteranya namba ya WhatsApp 256 ushobora gukoresha yo muri Uganda no ndazikoresha n'iya Tanzania 77 18 74 78 1 akamenyetso ko guteranya 256 iyo ni kode 77 18 74 78 1 ni nimero yanjye ya WhatsApp. Ni ya hano, niyo nkoresha muri Uganda, niyo muri Tanzania no muri Mozambique. Mfite nimero nyinshi nkoresha biterwa n'ibyo nshaka gukora, ariko ushobora kumbona kuri iyi. Ejo bunini ntangindi nibizakugiraho ikibazo. Bye bye, Imana ibamere umugisha.